Joseph Kabila Kabange yatangaje ngo kubera ko nge nari mbizi cyangwa se nari mbazi kandi ko mu gitondo bukeye byarashobokaga ko nayo masezerano turi buze kuyasanga mu itangazamakuru sinabizeye nahise mfata rwa rupapuro ngengera nte ndarutwara ubu ni ngewe urubitse ati rero amasezerano ngewe nagiranye n'iriya leta ndayafite aranditse nta n'umwe uyafite wundi wera wirabura ati ni nayo mpamvu buriya bashakaga no kundangiza nibyo bitero by'indege bishaka niko gushaka kumurangiza nta cyaravuga nta n'icyo aragaragaza ni nako kumucira imanza bakashakira kumucira n'urwo gupfa bazi ko bazahita bamubona uri kubyumva arazira ibanga rya Tshisekedi abitse turi kumwe cyane turi kumwe Mukwege ntashaka ko itegeko nshinga rihinduka yego Kabila ndashaka ko itegeko nshinga rihinduka Fayulu ntashaka ko itegeko nshinga rihinduka Katumbi ntashaka ko itegeko nshinga rihinduka Vital Kamerhe ntashaka ko itegeko nshinga rihinduka Matata Mponyo ntashaka ko itegeko nshinga rihinduka n'abandi Vuvu Marle ntashaka ko rihinduka n'abandi tutiriwe turondora none nimba bose badashaka ko rihinduka nibaza guhuza imbaraga ko bose bafite abayoboke baruta bo Tshisekedi afite niba huza imbaraga sundi barakora iki ikindi itegeko nshinga ryo muri Kongo riri gushyirwamo imbaraga n'abantu bo muri DPS b'imbobo bari aho ngaho bandi bari mu mihanda nibo bari kugenda bakanga abantu ngo itegeko nshinga rigomba guhindurwa ngo bagakuramo systeme ngo z'abanyarwanda kumana uko nare numvisha ibintu nkumva ndasaze itegeko nshinga ry'abakongomani ryanditswe n'u Rwanda arimo ibikitse bibi abakongomani bavuga bumva bariho arimo ibiki bifasha u Rwanda byibuza ngo ndirigena Congolais de père de mère seki ngo umukongomani w'ukuri ubundi wo kuri papa ubundi ngo umukongomani ngo uriya tegeko nshinga ndirigena ngo umukongomani w'ukuri ninde Uvira yuzuyemo ingabo ku ruhande rwa Kongo yego badadiye byose biraterwa nuko biri kuvuga ko AFC 23 nayo yamaze kurira imisozi yose ubu ngubu irimo ndetse hari n'andi makuru avuga ko ikirere cya Uvira gishobora kuba gifunze ku buryo twadutero twose twa Kinshasa ubu ngubu turi kugenda tuburizwamo ari nacyo cyatumye bakimara kubona ko ibitero byo mu kirere bishobora kuba bitari gucamo bahise kubirunda ku butaka ari 10,000 hariya muri Uvira ubwo bazanyemo ubwo Murundi yambutse no Murundi FDLR na Wazalendo nibo bahari so ibyo byose rero nawe urabyumva nta kindi gituma ari uko nguko bimeze ubwo nukugira ngo barebe icyashoboka gusa hari amakuru avuga ko AFC 23 isaha ishobora gufata Uvira genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire abasirimu bamaze kutugana muri Fabula Hotel urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho Fabula Hotel ni igisubizo ku batugana dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati intebe zo muri salo ibitanda na matera TV stand intebe zo muri jaride intebe zo muri salle à manger izo kuri piscine garde-robe ibitanda by'abana intebe zo kuri comptoir ibikoni bigezweho ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye design yose ushaka turayigukorera ahantu bagukorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fabula Hotel wadusanga dukorera mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 079 12 40 Fabula Hotel igisubizo ku batugana. Yes, rikanizere ko meze neza cyane aho uri hose dukurikira umunsi ku munsi n'urugendo online TV ndetse no kuri Inside Rwanda TV hose uradusangayo. Ubundi nimba ari bwa mbere uhageze usiga ukoze subscribe ndetse no kuri notification kugira ngo ujye uba mu bambere bareba ibiganiro byacu. Nitwa Gakire Sam ndi kuri mikoro ya mbere mugenzi wanjye Robert Sympathique nawe yahageze n'amakuru menshi cyane tuzindukanye turamukanye
dufite uri buze kubana natwe mu makuru turi buze kukugezaho ajya atandukanye. Sempa uraho neza? Yego ndaho Sam, ndaho meze neza, nizere ko nawe umeze neza. Nanjye meze neza. Tugarukanye rero ibakwe. No kuvuga ngo nukujya tuva mu bwiza tujya mu bundi. Amakuru yo ni menshi arahari. Erega byasinywe hagati y'u Rwanda na Congo na Amerika n'ibindi, hari nk'ikitwa intégration économique régionale. Biriya nabyo birimo. Ibihuriwe urabona na parike y'ibirunga bagomba gufatanya management y'iyo park. Rero Sam, igihe kirageze ngo abantu basobanukirwe kandi bumve ukuri kw'ibi bintu aho biva naho bijya. Biragaragara ko Tshisekedi nta kindi kintu gishoboka na kimwe kigaragara yakoze ku butaka bwa Kongo kuva aba perezida. Iturufuye gusa nuko ngo yabashije guhangara u Rwanda akagenda avuga u Rwanda. Iyo rero ni turufu itateza imbere ikindi gihugu, sibyo? Kuko kuva batangira kuvuga u Rwanda, ushobora kumbwira imishinga y'u Rwanda yahagaze? Ntabwo biriyongera, n'igishanga baracyagitunganya cyane. So ubwo rero wa mugabo we, ibi tuba tuvuga none uzi biriya bishanga n'ibyuzura, view ya Kigali izaba imeze nk'iya Los Angeles. Sinyakubwira ko hari abantu duturanye bajya bibonera Kigali, bajya bibonera u Rwanda bakarubona nka New York. Ibi bishanga bari gutunganya mw'Abanyarwanda muba mugenda muhanyura mubona bari gucamo utugira ntimumenya ari ibiki. Bazabibona. Ariko view y'ikirere ibi bishanga ni oya, ejo bundi buriya rega wibuke ko barabitunganya mu zuba, imvura yagwa bagasigara bagira ibyo bakora, ibindi bakaba babyihoreye. Reka ejo bundi zuba rive, rizaba ribaye ikirya kabiri bari gutunganya biriya bishanga. Ikirizajya kurangira hari indi shusho nshya bari kubona batari bazi muri Kigali. Deje twebwe ibyo ngibyo si byo tuba turiho. Twebwe icyo tuba turiho, u Rwanda rurigaragaza, ibikorwa by'u Rwanda birivugira kuri iyi si ya rurema. Nta nubwo u Rwanda rujya rugenda rushoye umunwa. U Rwanda rushora imibare, statistics. Uje kuvugana n'u Rwanda mu burezi, dore ibyo u Rwanda rwakoze mu burezi. Uje kuvugana n'u Rwanda mu bijyanye n'ibikorwa remezo, dore ibyo u Rwanda rwakoze mu bikorwa remezo. Uje kuvugana n'u Rwanda mu bijyanye n'ubuzima, dore ibyo u Rwanda rwakoze mu buzima. Uje kuvugana n'u Rwanda mu bijyanye na good governance na politics, dore ibyo u Rwanda rukora. Uje kuvugana n'u Rwanda mu mibereho myiza y'abaturage, dore ibyo u Rwanda rukora. Uje kuvugana n'u Rwanda ku bijyanye na transport, dore aho u Rwanda ruhagaze muri transport yo ku butaka n'iyo mu kirere ndetse n'iyo mu mazi. Donc wowe mu Rwanda usigara uganira n'imibare, ntabwo ubuganira n'abantu. Abantu bo barakora, bamara gukora bakakubwira bati okay, niba uje kutubaza ibyo dukora twebwe dore ngibi bagaprojecta. Bamara guprojecta, uva aho ngaho bakwereka nimba nawe kandi wari partner wacu, hari ibyo twakoranye, dore twarabikoranye. Twageze ku ntego 80%, 90%. 10% tutagezeho ngo 100%. Impamvu yabaye ABCD. Urwo ni rwo Rwanda. U Rwanda nuko rukora. Ntabwo u Rwanda rikihorera ari umunwa gusa ngo ntabwo dushaka visit Rwanda, ngo kubera ko visit Rwanda ngo amafaranga babishyura abayavuye mu maraso y'abakongomani. Warafaka. Ibyo se ni ibiki? Iyo niyo Kongo. Ibyo rero ntabwo ari by'u Rwanda ruba rurimo rwose Sam, nicyo twavuga. Yego, twakomeje kuvuga ukuntu ubutegetsi bwa Tshisekedi bwogarijwe n'ibintu byinshi. Ubutegetsi bwa Tshisekedi mu kanya bikomojeho igintambara bahanganyemo na M23 yo babaye nk'abanayibagira. Uzi de Basilique Kinshasa ntabwo zatuma wongera kumva kuri ibi bintu. Babaye nk'ababyibagirwa. Noneho rero umunsi w'ejo ubwo Kabila yicaraga agatangaza, ikibazo cyahise noneho ibintu kwavuga ngo bihinduye isura. Kabila yatangaje ibintu byose byahise bihindura isura. Uyu mugabo kandi buriya azi nk'umuntu wigeze kuyobora kiriya gihugu imyaka 18 yemewe n'amategeko. Uyu mugabo afite ibintu byinshi azi. Kuri kiriya gihugu. Noneho dore nuko mu byo yatangaje mu kiganiro yavuze ko igihe cyo gutangaza mfite kopi imwe cyangwa se urupapuro rw'amasezerano nagiranye na Tshisekedi, ndushyize hanze ubutegetsi bwabo bwahita burangira. We yamaze gutangaza ko mu byo abantu ibintu byose mujya mubona Tshisekedi yigira, ibintu byose mujya mubona Tshisekedi akora, buriya Tshisekedi ahabwa ubutegetsi 2019 mu nteko nshinga amategeko nta bwiganze yari afitemo.
kuva rero nta bwiganze yari afitemo, byonyine ubwabyo ntibyamwemereraga kuba perezida mu buryo bwuzuye. Barangije habayeho inama, iyo nama ihurirwamo n'imitwe myinshi. Icyo gihe Joseph Kabila Kabange niwe wari ufite abantu benshi mu nteko ishinga amategeko, kandi yamaze kwemera gutanga ubutegetsi mu buryo bwemewe n'amategeko. Kugira ngo Tshisekedi rero abe perezida ufite ubwiganze wemewe, habayeho ko bakora ikintu cyitwa union sacrée. Indi mitwe yose iraza yihuriza hamwe n'uwo wa Tshisekedi, bikora icyitwa union sacrée. Hazamo ba Vital Kamerhe, hazamo Joseph Kabila Kabange, hazamo IDPS ya Tshisekedi n'abandi. Noneho bihurije hamwe, ya union sacrée ihita igira imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko. Ariko mbere y'uko ibyo biba, hari ibintu bemeranyijwe, barabyandika. Joseph Kabila Kabange yatangaje ngo kubera ko njye nari mbizi cyangwa se nari mbazi, kandi ko mu gitondo bukeye byarashobokaga ko n'ayo masezerano turi buze kuyasanga mu itangazamakuru, sinabizeye. Nahise mfata rwa rupapuro ngengera ndarutwara, ubu ni njyewe urubitse. Ati rero amasezerano njyewe nagiranye n'iriya leta ndayafite, aranditse, nta n'umwe uyafite wundi wera wirabura. Ati ni nayo mpamvu buriya bashakaga no kundangiza. Ibyo bitero by'indege niko gushaka kumurangiza, ntacyo aravuga, nta n'icyo aragaragaza. Ni nako kumucira imanza, bakashakira kumucira n'urwo gupfa, bazi ko bazahita bamubona. Uri kubyumva? Arazira ibanga rya Tshisekedi abitse. Urabyumvishe neza noneho? Nicyo kibazo cye. Aravuga ngo rero nabo barabizi uko gahunda imeze n'ibirimo, barabizi. Atariko igihe kirageze ngo iyi leta tuyihagarike, n'ibikorwa byayo bihagarare. Leta y'igitugu y'abicanyi birangire. Arangije aranavuga ngo gukora ku itegeko nshinga barihindura babyibagirwa, ntabwo itegeko nshinga rigomba guhindurwa. Ubu ni Joseph Kabila Kabange. Arangira anavuga ngo erega nta nubwo ibyo bita kurihindura nitunabiveho. Ati nta nubwo kuva 2019 ntibigeze baryemera. Barahindura ibyo batemera? Ntibigeze baryemera. Kuva batararyemeraga ntibashobora guhindura ibyo batemera. Kuva rero badashobora guhindura ibyo batemera, nibabyihorere ntibaryemera, nibareke kurikoraho. Umunyamakuru aramubaza ati ariko kuba nawe utuye mu bice birimo bigenzurwa na AFC 23 birafatwa nkaho nawe ari ikibazo gukorana nabo? Kuko si Joseph Kabila wari wabasuye, bari bamusuye. Yego. Arangije arasubiza ati ahangaha nabakiririye hano turi i Goma ni inzu yanjye, nayiguze mu 1999. Ubwo urumva icyo ashaka kuvuga? Yego. Ni inzu yanjye nayiguze mu 1999. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko we kuri we mu myumvire ya Joseph Kabila Kabange hariya ni muri Kongo. Ako niwe. Kandi nawe ubwe ni umukongomani. Abari kuhagenzura ni abakongomani. Ikindi gice cya leta iri kumuhiga yamuciye. Muri icyo gice afite inzu yitiwe, hari amahoro. Hari amahoro ndetse baranamwakira na yombi. Nibyo Joseph Kabila Kabange yavugaga. Noneho we ubwo ariko ntibisa mu magambo make ari mu rugo kumushinja ko kuba yaba ari hariya byasobanura ko akorana nabo. We yababwiye rero ko ari inzu yaguze 1999, ko ari we mu rugo, ko ari muri Kongo, ko hari kandi nta umuhiga, nta uri kumwirukaho, n'undi mukongomani wese kandi yataha. Undi mukongomani wese yataha rwose. N'ikimenyimenyi mu bindi bice bamubonye sinzi ko bamumerera neza, bashobora no kumwica. Ubwo rero Samu mu magambo make ubifate nk'ibintu bitoroshye, kandi wumve ko Kabila Kabange na Kinshasa imubonye yamwivugana. Ahubwo ikibazo cy'amatsiko
yari kuvuga ngo ntazagire udukora ku itegeko nshinga akavuga kuriya buriya ubutekereza ko yicaye ubusa. none se Joseph Kabila Kabange avuze nyuma yo kumva imitwe yitwaje intwaro myinshi. iyi opposition iri kopozinga ubutegetsi bwa Tshisekedi ifite imbaraga, Irazifite. ifite imbaraga, ifite n'amafaranga. Yego. Uyu mugabo Yaba Nanga, yaba Kabila, yaba na ba Martin Fayulu, yaba Mukwege, bose bafite amafaranga. ni n'abanyabwenge, baranazwe muri politiki. Yego. Bafite amakonegisiyo. Yego. Uyu mugabo ibi bintu twaherekare tubivuga, uyu mugabo uru rugamba agiyeho noneho ko atari urwa drone, ko atari urw'iki, ko atari urwo kujya mu masezerano y'amahoro, ko ari urwa bene igihugu, ararukizwa n'iki? Icya mbere uru rugamba yarwinjiyemo nabi. Perezidanse niyo ishaka kubitegeka ngo ibikore, ikabuza inzego nk'inteko. Yego, nje rero bimwe mu bintu bindi bikomeye mbona nuko ndi kubona ko ibi bintu nubwo abantu batari kubibona nk'ibintu bihangayikije ko Tshisekedi wenyine, kuba noneho Joseph Kabila muri opposition zose afite, ndahamya ko umuntu wa mbere atinya ari Joseph Kabila. Ubu none tuvugana nibwo Tshisekedi nibwo kwangirwa gusobanukirwa. Ubu none mu badashyigikiye ku itegeko nshinga rihindurwa na wa wundi batinya arimo, kandi aravuze. Joseph Kabila Kabange yavuze ko itegeko nshinga ntawe ugomba kurikoraho. Kabila ninde? Ancien président, sénateur à vie. Aracyafite abakongomani bamwiyumvamo. Byonyine hita kufata kabandi bantu bose batari buze gushyigikira ihindurwa ry'itegeko nshinga, bose baramujya inyuma, kuko inyuma yabo bose niwe usigaye, niwe urimo ukomeye. Turi kumwe? Turi kumwe cyane, turi kumwe. Mukwege ntashaka ko itegeko nshinga rihinduka. Yego. Kabila ntashaka ko itegeko nshinga rihinduka. Fayulu ntashaka ko itegeko nshinga rihinduka. Katumbi ntashaka ko itegeko nshinga rihinduka. Vital Kamerhe ntashaka ko itegeko nshinga rihinduka. Matata Mponyo ntashaka ko itegeko nshinga rihinduka. N'abandi Vuvu Marle ntashaka ko rihinduka. N'abandi tutiriwe turondora. None nimba bose badashaka ko rihinduka, nibaza guhuza imbaraga ko bose bafite abayoboke baruta bo Tshisekedi afite. Niba huza imbaraga se ubundi barakora iki? Ikindi itegeko nshinga ryo muri Kongo riri gushyirwamo imbaraga n'abantu bo muri DPS b'imbobo bari aho ngaho, abandi bari mu mihanda, nibo bari kugenda bakanga abantu ngo itegeko nshinga rigomba guhindurwa, ngo bagakuramo systeme ngo z'abanyarwanda. Kumana usko nare numvisha ibintu nkumva ndasaze. Itegeko nshinga ry'abakongomani ryanditswe n'u Rwanda. Arimo ibikitse bibi. Saba Kongomani bavuga bumva bariho. Arimo ibiki bifasha u Rwanda. Byibuza nibi ngo ntirigena Congolais de père de mère c'est qui? Ngo umukongomani w'ukuri ubundi wa kuri papa ubundi ngo umukongomani ngo uriya tegeko nshinga ntirigena ngo umukongomani w'ukuri ninde? Uwanyawe ufite ababyeyi b'abakongomani. Ubwo bivuze ko bya bindi rero bari batangiye kuvuga ngo hari abakobwa bo mu Rwanda ngo bagiye bajya ngo kurongorwa n'abakongomani kazi ngo bityo ngo akaba ari bo bantu ngo binjiriye Kongo. Ntiwumva se ko bashaka gushyiraho itegeko nshinga rishyira ku ruhande abo bantu? Si harya umuvugizi ni Ekenge urya bahagaritse. Yego. Siko bya bintu yavugaga buriya ahubwo ari byo yashyiraga hanze by'imipango myinshi bihari. Barabifite bagenda banoshaho baza babivuga buhoro buhoro. Byari byiganjemo cyane ngo kwibasira ubwoko bw'abatutsi. Yego. Urumva rero nimba n'ubundi batangiye kuvuga ngo umukongomani ngo emvure Congolais c'est qui, harimo ko bizajya biza bya bindi n'ubundi byo kuvuga ngo uyu muntu nimba afite umubyeyi umwe w'umukongomani undi ari umunyarwanda ngo ubwo ntago ari umukongomani. Joseph Kabila Kabange yagerageje no gusobanura kuri biriya bintu byagiye biba muri Kongo, inama zagiye ziba za Sun City n'izindi zaje kurangira zigize 1+4 hagiyeho na mixage na brassage. Yabigarutse aravuga ngo cyari igihe leta ya Kongo yari iri mu bihe bibi cyane, udashobora kumenya uburyo ibintu bimeze nuko bihagaze. Hari abantu b'abanyamahanga benshi ku butaka bwa Kongo,
hari n'imitwe myinshi yitwaje intwaro ku butaka bwa Kongo. Icyari kiriho icyo gihe kwari kureba uburyo abo bantu bose bashobora kujya hamwe bagakorana. Ati icyo gihe twagize ibihugu by'inshuti, tugira abantu b'inshuti, yewe nagize abajyanama, n'ubu ngubu hari abakiri muri Kinshasa bicaye barategura, barangije barambwira bati ibintu byakwiye gukorwa gutya bigakorwa gutyo. Dusanga niyo nzira yonyine y'amahoro ihari yashoboraga gushoboka kandi ibintu bikagenda neza. Ati rero nibwo twakoze ibyo mwabonye tubikora, uko mwabonye tubikora byose bikaza bikaba. Haza Zaras Ruberwa wari vice president ahagarariyemo n'abo banyamurenge, haza Jean Pierre Bemba Gombo icyo gihe yarahagarariye ibijyanye na economy n'ibindi, nawe yari afite umutwe witwaje intwaro, yari umuteroriste, yari inyeshyamba n'abandi. Joseph Kabila aba perezida. Ariko Kongo yo ibigereka kuri Joseph Kabila Kabange bakabigira nk'aho ari icyaha yakoze cyangwa ari kosa yakoze icyo gihe mu byabaye, kandi nawe yari ari gushaka igisubizo cy'amahoro. Ari nabyo Tshisekedi we aheraho avuga ngo twebwe ntabwo twakongera gukora nk'ibyo Kabila yakoze, bino by'amadialogue, bya mixage, bya brassage, ngo byaduhaye icyo gisubizo se ngo ntacyo, ngo nabira bya 5 byo kugenda bapfundikiranye bati twebwe nka IDPS twebwe turishakira ibikorwa byacu, aba ari byo dukora twebwe tubone bigezweho, kandi tubikora uko tubishaka, tubikora uko tubyifuza, kandi turangajwe imbere na Tshisekedi. nanabonye hakana ibyuko yakifuza ko habaho balkanization. Inde Joseph Kabila we yanavuze ko atari nabyo yatekerezaga. We yanagarutse kuri bya biganiro yagiye akora, aravuga ati giye bya biganiro nkigera Goma nakoraga byari ibiganiro bya consultation, byari ibiganiro byo kureba ese iyi groupe y'abantu iratekereza iki, iyi groupe y'abantu iratekereza iki, bari abo baratekereza iki, aba baratekereza iki. Dufashe ibitekerezo byabo bose tukabishyira hamwe twabona igisubizo kimwe twese duhuriyeho. Aravuga ati rero ngiye hari ababonye ndi gukora biriya bagatekereza ngo ndi muri gahunda za balkanization n'izindi, atariko ya ngiye nari ndi kwakira ibitekerezo by'abantu kugira ngo turebe aho twahuriza hamwe, turebe ibisubizo, kandi na n'ubu ngubu niyo nzira nkirimo, kandi niko bigomba kugenda, ni nako bizarangira. Yego ya ngayo nguko rero nubwo turi kugana ku musozo, ariko twababwiye ko nubundi hari ku rugamba Uvira yuzuyemo ingabo ku ruhande rwa Kongo. Yego badadiye byose biraterwa nuko biri kuvuga ko AFC 23 nayo yamaze kurira imisozi yose ubu ngubu irimo, ndetse hari n'andi makuru avuga ko ikirere cya Uvira gishobora kuba gifunze ku buryo twadutero twose twa Kinshasa ubu ngubu turi kugenda tuburizwamo, ari nacyo cyatumye bakimara kubona ko ibitero byo mu kirere bishobora kuba bitari gucamo, bahise ko birunda ku butaka ari ibihumbi 10 hariya muri Uvira. Ubwo bazanyemo Umurundi yambutse, ni Umurundi, FDLR na Wazalendo nibo bahari. So ibyo byose rero nawe urabyumva, nta kindi gituma ari uko nguko bimeze, ubwo ni ukugira ngo barebe icyashoboka. Gusa hari amakuru avuga ko AFC 23 isaha ishobora gufata Uvira cyangwa se ishobora kugenda gutyo, ariko ibyo byose birashoboka ko AFC 23 yakongera gufata Uvira, ariko abantu bumve ko habayeho kongera gufata Uvira yaba ari deal ndende idasubizwa inyuma, kuko na Amerika noneho yabiyirimo. Kuko ntabwo AFC 23 yakongera kwishyiraho iriya riske yo kugenda ngo ifate Uvira, za UN Security Council zongere zivuze induru, Burundi buvuze induru, Kongo yongere ivuze induru, Amerika itazi kuri icyo kintu, byaba bibi cyane kuri AFC 23. No kuvuga ngo biramutse bibaye ngombwa ko bongera kumanuka muri Uvira bakayifata, haba hari umuntu bahaye go ahead. Icyo nicyo gihari. Ya ngayo nguko reka dushimire abantu badukurikiye Sempa. Reka tubashimire cyane rwose nkuko mu bisanzwe mu bizikane mumenyereye. Twebwe icyo dukora no gukomeza kubasaba gukora subscribe, like, comment na share, asigaye tugakomeza kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Asante sana.